tuyicaramo nk'iminota nk'icumi bimwanga mu nda, turongera sinzi umugabo wadusanze ni Mbogo, aravuga ati muri gukora iki mahanga, turabona aha ariho batabica, njye simbica. Duhita tujya dusubira hahandi muri wa mukenke twavuye kwa burugumesitiri, aba ariho dusubira. Turahicara, bigeze nko mu nka nijoro nko mu saa 12 n'igice bishyira saa moya, Hezekiya avamo ati ngenda agiye, nanjye ndagukurikira. Ngeze dusohotse tugeze ahagana haruguru, wambwira ngo agiye mu Kavumu, nanjye ngiye kumukurikirayo mu Kavumu, mpita nkubitana n'umwana bitaga Michel wo kwa Aroni, yari umwana wa Karangwa, ababyumva muramumenye, yari ubucura bw'iwabo, bamutemaguye hano mu mutwe. Michel arambwira ati turajyana ngwino tugende. Dukurikiye nde? Nkurikiye Hezekiya. Ngeze haruguru mpita nkubitana na Tabita wo kwa Miyeri, nawe sinzi yaraturutse mu bihuru ruguru iyo, arambwira ati ese mwe mugiye he? Nkurikiye Hezekiya ngo agiye mu Kavumu. Arambwira ati nge nigiriye Nyagahinga. Ndeba gukurikira Hezekiya nikuririkira Tabita. Turamanuka, dumanuka mu Gasayo, tuzamukira kwa Pasiteri Jeredi. Tugeze munsi yo mu rutoki kwa Jeredi, twumva kwa Jeredi ari kuvugiramo abantu benshi. Turavuga tuti bo harimo Basengiyumva n'abandi bari butwice na ba Jonas, bari butwice kuko harimo abantu benshi. Ubwo turahicara, bamaze gusohoka bagiye iwabo kwa Gerard, ndagenda nkomanga kwa Pastor Jeredi nge na Tabita. Waje kudukingurira ndakeka yari mukecuru, yaravuze ati ntago nabona aho mbashyira n'abarahana baza aho mbashyira, mumbabarire muva batabica. Ndavuga se basi mwatubabariye, bakatwihoya ni mugende. Mu by'ukuri suko aratwirukanya kuko yaratwanze, nawe bari bamwiciye abuzukuru. Icyakora navuze se basi mwaduhaye n'ibiryo. Tabita yasabye ibiryo, Tabita yasabye amazi, nge nsaba ibiryo. Baduha ibijumba ku isahane, baratubwira ati nimugende mubirire mu gikoni cyo kwa Siriyake. Bo igikoni cyo ntago baragisenya, basenya inzu nini gusa. Ati isahane muyisigemo tuzayifatamo. Nabyo ndabimushimira nubwo nawe yitahiye. Turagenda turaye hehe mu gikoni cyo kwa Siriyake hari Nyagahinga. Tuvuga tuti Tabita we yarafite gahunda yo kwigira kwa se wa Yoramu, ko bari barabahaye isambu yo guturamo. Mu by'ukuri ntabwo byakagombye kuba ari bo bagira ikibazo, yarahizeye. Ya minsi tumaze na ya myanda dufite, turaryama mu ivu turasinzira, dushiduka hafi saa 11:15 zatugereyeho habona. Turabyuka dusubira mu rutoki kwa Jeredi, duca mu Gasayo, turazamuka tujye kugera hari iwacu. Mbona bari ku nzu yo kwa, hari abari gusarura imyaka y'iwacu, hari abari kwa Zefaniya. Duca munsi yaho turazamuka tujya aho bita mu Ryanshimye, turamanuka tugera ku rusengero rw'Ibugarura. Tugeze ku rusengero rw'Ibugarura, Tabita nibwo yambwira ati nimunkurikire. Tukora tubabare twagukurikira tukajyana toya. Nanjye sinzi ko banyakira, turangiza tugenda tugenda dutya baratwica. Hatunge na Michel uko Aroni twigumira aho ngaho, turavuga tujye kureba ko hari umuntu uri ku rusengero badukingurira ubwiherero tujyemo. Hawe twari kuhabona. Twaheze twurira igiti cy'umwembe cyo kwa Ruragarira, bari n'ikitorero kuba ko babaga barimo. Turacyurira tukicaramo hejuru, nta muntu ari gupfa kutubona. Urabona ntitukimara kucyurira, Michel ati ndashaka kwituma. Rero ntabwo twongera kumanukamo, ituma uri mu giti arituma. Mumbabarire kuvuga ibiteye isoni. Nuko uwo mwanya ukimara kwituma hahita haza Interahamwe
zica munsi y'igiti tuzireba, batabavuna muheto bavuye aha, ati dore baranahaneye turi kubareba n'amahiri, baragenda bajya mu nzu yo kwa mwarimu, twumva bari kujya bakubita ibindi abambere bari babanje kubibohoza, barahonda barasaka baburamo umuntu barigendera. Bamaze kugenda imvura ihita igwa, mbabwiye ngo igisebe cyarandyaga, naba mbabiye sinari nzi niba kiryana. Iguye Michel arambwira ati tujya kugama, nihoya tujya kugama, turyama munsi y'ikica amahirwe. Nimara kukiryamamo inshishi zagiye mu gisebe zuzuramo, noneho inshishi bari zose ndya, ariko nako sinumvaga kuko igisebe cyari kimeze nk'icyapfuye, ariko binanira kuzikuramo. Biraniye kuzikuramo, mbwira Michel nitujye mu nzu yo kwa mwarimu. Tujyayo twiyorosa ibisambi by'urusengero byahari bihari, turimiramiza, tujye kumva twumva hinjiyemo umuntu, aradutsindamo pe. Ibyo bakimiye ari bikidutwaye, n'ubundi twabaga turutegereje. Hinjiramo umugabo azenguruka ibyumba, tubona aratambutse, buryo uri mu musambi ureba uri hejuru ariko atari yakubonye. Aragenda azenguruka, akumbi yari yatubonye ko harimo ikintu mu musambi, azenguruka ibyumba agaruka hahandi turi, aratworosora. Yari Matabaro, atworosoye ati muvemo, tuvamo. Igisebe cye yarakirebaga, ati wese bamutemye, ni dore bamutemye mu mutwe. Ashaka sinakwica ngo yangiriye neza. Wigeze aza kumfasha narwaje, ubwo noneho yanze kutwica, turamukurikiye. Tugeze kwa Yosefu ati nimunkurikire, tuti turageze bose watwiciye ukatwica neza. Oya, uri mu Nyagahinga ngo iyo umuntu yijyanye ngo bamwica neza, bamwica neza. Tujyayo, tuba turatereye, ndazamuka tuvuye i Bugarura, tugeze munsi yo kwa Enesimu duhura na murumuna wa Bisenge. Arambwira ati wavuye muri ba bantu bo kuri komini? Ati na Michel, ati na Manuel yo kwa Sirasi aracyariho ari kwa Bizuru, ati na Mujari iwacu, ati na murumuna we na Yudita bari iwacu. Ati ariko ati se mugiye? Ni Buduri, bamutaga Buduri. Ati se mugiye? Nitujye Nyagahinga, batubwiye ko bica neza. Ati barabica neza? Ati shati simbizi, nta kintu umwanya yari afite, ashobora kuba yari mu kiruhuko. Ubwo arambwira ati dore ngahariya, ati aturiya n'uw'amahoro, nibagiwe izina yambwiye, harya uw'amahoro yabaga kwande, uw'amahoro. Ati dore nguriya nawe aracyariho. Ati ariko weza mu kujya Nyagahinga babica. Turakomeza turagiye, turi kuzamuka dutera dusa nk'abagiye kugera Nyagahinga. Nibuka ko batubwiye ko Manuel ari kwa Bizuru, mbwira Michel tujye kureba Manuel ko tumubona. Tujyayo, niba Manuel yari mu idari. Ubwo mageze kwa Bizuru kwa Obedi, bari bafite igisenge cy'igikoni kinini ariko gisakaje ibintu bimeze nk'ibifuniko bya fanta n'ibiki. Icyo gisenge narakihasanze bacyomoye, igisenge ndakimenya n'intebe y'iwacu mu rugo yari ihari. Ndavuga niyo dore cya gisenge disi cyo kwa Obedi. Twinjira mu nzu kwa Bizuru, ntabwo twasabaga karibu, warinjiraga. Umugore wa Bizuru ahita ngo se murajyayo, ngo muri kujya hehe?
umushi mugende ngo dore ngo ngabo baramanutse hano haruguru kuko nabumvaga haruguru kwa Hesironi bamanuka. Ngira Misheli ati ngiye ndigendeye yewe ndabihinduye ngiye kureba muja kwa Zakariya. Muja mvuga n'uyu Misheli ati ngiye sinsiga Manuel kandi yarataranamubona ariko Manuel wenyeka ko yaturebaga ubwo yari mu idara hari sindi kwibuka neza. Ubwo mbaciye munsi y'urugo nkiraho nasabye umudamu amazi arayanyima. Icyakora hari ibijumba yaravuye gukura mu basaha nanjye nafashemo kimwe ngenda ngihekenya. Maze kugenda manuka iyo mu Gasayo ndakomeza ndagenda nibuka kwa Zakariya nsangayo uyu na murumuna we n'umudamu bitaga n'umubyeyi bitaga Yudita ari we nyina wa Hezekiya na Yamuweli yuko Yamuweli wariho. Mu by'ukuri ngeze kwa Zakariya muja nkubise amaso na Yudita barababara baravuga ati sinyabusa wowe urajye uyahita mbwira kuko yarazi ko murumuna we twakundaganaga cyane ati Mariya bamwishe nta kundi nese Nowa wari ati nawe bamaze kumwica yageze aho bajya kumwica yowe ati nta kundi ajya kunyarurira ibiryo sinaryaga inyama ariko kubera ko bazitekaga arambwira ati nutazirya barakwica urahitamo kimwe niba ari Zakariya wabimbwiye niba ari Bisenge urahitamo inyama cyangwa itabi. Zakariya wabimbwiye urarya inyama cyangwa unywa itabi urahitamo kimwe. Uyaranginga ati nta kintu zigutwara wambabariye ukayirya. Ndayifata ndayikanjakanja ndayirya ariko mu by'ukuri atari uko ndyoheye ahubwo ari agahato. Nuko uwo mubyeyi n'uyu baramfata banyambura ya myenda na cya gisatsi banyindika mu muvure wari uraho bazana niba ari urwiri niba ari igisinzi icyo bazanye barankuba ya maraso anshiraho. Uyu yinjira mu nzu nzanira ikanzu aranyambika nabyo ndabigushimira. Mu by'ukuri byari bikomeye. Umubyeyi Emima ati ndabashyira barabica n'ubundi ati we ntabwo ugumaha ntabwo uri bugumaha ambuka ujye kwa Habayo. Numvaga vuba icyo bambwiraga nahitaga ngikora. Ndagenda ngeze ku irembo kubitana na wa muhungu wambwiye ko mujahara ati kuki waje hano nakubwiye ngo ujye Nyagahinga warangiza ukaza ni Buduri arambwira ati niki cyatumye uzakaye nakubwiye ngo ujye Nyagahinga ntabwo nje kureba muje ati none ugiye he ngiye kwa Habayo niko Emima ambwiye aranseka ati kwa Habayo ati ubwo se niba bari kwica Rugaragura ntabwo ari bukwica cyangwa bari abandi bose bamugesera ntabwo bakwica none se ngirire ubundi se wagumye aho ngo bakazabicana mwese. Banicaye aho ndahagumye reka nangeze mu marembo unije Emima aravuga ati ubwo ari ubivuze naho haguma mu gitondo Bisenge araza ati Bisenge se ko ari bukwice numvise ijwi rya Bisenge pe n'ukuntu nari namubonye aha kuri komine mu by'ukuri aribyo tugenda dutaruka kuko tuba tutabyibuka neza. Nyumva ngo bavuze ngo Bisenge araje cyane ese numva pe ntazi uko bigenze. Ndagenda nicara haruguru y'igitanda cyari gihari nsa nk'uwihishe mu nguni ariko baramubwira ati umwana wo kwa Mona arahari. Bisenge araza ubwo se wicaye aho ngaho hagira ute ubwo rero wihishe sohoka vuba. Aransohora angejeje hanze arambaza ati kubera ko nari nzi ko ari we wishe papa amutemye ndeba. Arambaza ngo papa wawe yaguye ndamubeshya ntiyaguye
hari iruhande rw'urusengero haruguru y'ikawa, ngo bibwiwe n'ikizi, ntinaramubonye bamwica, njye naramwiboneye. Aranseka, ariko mu by'ukuri kuba papa nawe atarahise apfa, nawe yaravuyemo hano. Ijambo yambwiye, yarambwiye ngo yaguye rwa birangaro muri rya shyamba. Mu by'ukuri ukuri ntako nzi, ni uko nkuzi. ngo ubuse nkwice nta kibazo, ngo nzakwica gushaka mwebwe mume mugumya. ngo reka tubanze tujye kureba babari Rwamata ngo haro batubwiye ko bahari, ngo mwebwe tuzabasasira Habyarimana haracyari kare. Badarorokotse abaragiye, agiye hatarashira nk'isaha agiye, Emima arambwira ati ngwino, mu by'ukuri pe ndashima aka kaboko. Abantu na Zakariya bafashe ikibati baragihonda, barakazamura gutya, baragafatanya gutya, hano bahomeka ikibahu, hano bahashyira ibati, barahambira, kari gahambiriye. Nabyo ndabibashimira. Mu by'ukuri Emima arambwira ati genda wowe na Korode na Mondekayo ujye gusarura ibishyimbo iwanyu biracyahari. Tuba turagiye, turazamuka, tugeze iwacu turi gusarura ibishyimbo, nibwo nagiye kubona mbona Rugaragura turutse hepfo. Araza ati wa muvuna muheto yaje gusarura ibishyimbo by'iwabo. Timurandorera tugende Nyagahinga. Umva narirutse atarangiraho, njye Nyagahinga aranshorera. Tugeze imbere yo kwa Hesironi, nahasanze Bayingana n'umugore bari gusoroma ikawa, hari ikawa zabo haruguru yo kwa Hesironi. Abwira Rugaragura ko ngo uyu mwana umujyanye. Umwana arokotse imihoro kuri komini, ngo uyu mwana umujyanye ko ari umwana wo kwa mukecuru, uyu mwana uramushaka yiki. Rugaragura aranga aranshorera, ariko nanjye musige nambwe. Arambwira ati hute ngusange ku cyobo. Ndagenda, bari batemeyemo nyina w'uyu, bari benshi, harimo abasaza benshi. Bambwira ati njya kwa mwene wanyu aho bari ngaho. Atarangeraho ngo aneme, Bayingana bayamukurikiye. Araza abwira Bisenge ngo na wa mwana mukuye iwanyu Rugaragura agiye kumwica. Bisenge arasohoka ari guseka. Rugaragura bangezeho, sinzi umudamu waturutse hirya agiye kunema, agiye gutema ijosi, uwo mudamu aramufata. Ati uyu mwana wabaye umuretse. Ati amufashe, Bisenge ahita amubwira ati ngwino nguhe inzoga. Aragenda amuha agacupa, amuha agakombe k'inzoga ngo mureke, ngo ngaho nagende. Ndongera nsubira mu bishyimbo njya gusarura, nsanga ibyanjye nari nasaruye bamaze kubihambira, bafasha turasarura, turamanuka. Ngezeyo mbabwira uko bingendekeye, baravuga ngo uri umuramyi. Umuntu Rugaragura aretse uri umuramyi. Buriya ngewe nifuzaga kuzicwa na Bisenge, kuko bari baramaye amateka ko Bisenge yica neza. Yishe benshi ariko yishe neza bamwe na bamwe, kuko bambwiye ukuntu uwo Rugaragura yagiye yica, akabanza agakwica umwana wawe ureba, akagira gute. Hari uwo bakataga amatwi Nyagahinga, abo bakataga. Bambwiye urupfu rwa Efasto, ukuntu babanje kumukata ubugabo, akamara iminsi ku gasozi ataka. Ugiye kamusanga n'Efasto no kwangoboka abahazi, bamutemagaho gato bakamutema amaguru, ejo bakamutema ikindi ari aho ngaho, kugeza igihe anogokeye, ariko bamutemye iminsi myinshi. Numva rero utomboye umuntu uri bukwice vuba ntabwo byaba bigoye. Nuko ubwo nsubiye mu buzima bwo mu rugo kwa Zakariya, ngo yagiye kubona umuntu turagarutse, mbabwiye uko bigenze. Uyu we bamuhigaga kubi, njyewe nta nubwo nakundaga kwihisha, kuko nari narihaze, numvaga nta kintu, ntazi icyo ndicyo. Ariko bamwiciye abavandimwe bose, ngira ngo bari bafite abana niba ari barindwi niba ari 9, bari abana 9 n'ababyeyi, babamwishe bose bamukuye imbere. Yari afite ibikomere bikomeye nawe. Rimwe igitero gituruka
epfo mu Gahama baravuga ati Banzitonda, nibagiwe n'abandi benshi amazina narayibagiwe, bati barazamutse baje kubica. Ndabyibuka uyu yahise ajya hepfo arihisha, ngeze mu rutoki numva binyanze mu nda, ndigarukira nicara iruhande rwa Yemema aho yari ari gutora ikawa ku giti cy'ivoka gihari. Ngiye kubona mbona ba bagabo barahaje kuko bari benshi, bambaye amagerinade hano hose n'imihoro n'iki, baranzenguruka ati ngaho, ati dore umutotsi hano, ati wowe bite byawe? Ni byiza. Aho se wabaye iki? Ntibaraneme. Bagutemeye heza kuri komine? Wavuye kuri komine? Atashatse we nzagusasira Habyarimana ntihagira umuntu umwica. Bahita bambuka, ngiye kumva numva ngo bishe ba Mukankubana, bishe abantu benshi bakuye hakurya Rwatagari, numva bishe abantu benshi. Ubwo tuba turarusimbutse uwo munsi. Bukeye ndabyibuka hari ku isabato, baravuga ati i Nyagahinga kwa iwabo wa Bisenge hariyo abantu, aza kutwicana abantu bose yabamaze, natwe turajya kwica iwabo wa Bisenge. Baraza koko, uyarurira aragenda ajya ku rusenge, ajya inyuma y'imisambi yari hari ku rusenge, imbere yaho hari inkono bahamanikaga, hari ajya y'inyuma arihisha. Njye nsanga naho ndi bwihishe kuko sinari nshoboye kurira cyangwa gufata, nsigara nicaranye na karumuna ke. Yudita ajya mu yindi nzu yari iri hanze. Barangije baraza, yanera hamwe mu Bireheze kuko yitwaga nayo, hari undi wari mu Ruworeza, yari niwe wavumbuye Sanzira, yinjira mu nzu yaho narindi, yurira mu idari ngo arebe ko hari umuntu urimo, aramubura, arajagajaga yisangiramo imineke, afatamo imineke aririra, arangije arasohoka. Icyakora we baramubaje ati nta muntu urimo aho? Ngo nawe mbonye. Yarabizi ko yavuze, namudese iryo jambo arivuga, arigendera. Bajyana uwo mukecuru, nyuma za kugaruka sinzi uko byagenze, sinzi uko byagenze. Nuko tuba mw'ubwo buzima, biraducanga. Ngiye kumva numva sinzi ahantu nari ngiye gato, Nyirarukundo umwe watanze ubuhamya abaraje, ahageze uyamuryamisha ahantu yari aho mu nzu, arampamagara ati ngwino nkwereke, ati foro uyu muntu ninde? Sha ndamushaka ndamuyoberwa kuko igikanu cyarebaga inyuma bitewe n'ibyamubereyeho hano, yagendaga ikinyuma nyuma kubera ko amaso yarebaga inyuma. Ngiye naramuyobewe kandi yari murumuna wanjye kwa data wacu twiganaga. Uyu akambwira ati shakisha ahantu wamenye uyu muntu turebe ko wamumenya. Ndamushaka ndamuyoberwa, icyakora ndebye amaguru ndavuga na mano ye, ndabona na mano ari Nyirarukundo. Aranseka ati niwe. Murebye numva nanjye birancanze. Amaze akanya Bisenge baraje bati Nyirarukundo ari hano. Nyirarukundo aramujyana, aravuga ati ndamujyana kumwiyicira. Mu by'ukuri Nyirarukundo kera akiri akana gato, kwa kundi usanga akana ari igitambambuga, yatambukaga ku irembo iwabo akajya kumuyambira, akavuga ati umugabo wanjye, kwa kundi umwana w'igitambambuga akunda umuntu. Bisenge yageze mu rugo ahari yarabyibutse, aravuga ati ntago mwica. Niko kumupindamura cya gikanu yamucunze yicaye, aragipindamura kigaruka imbere, hahita haturika, amagufwa araturagurika. Bari bamukubise igihiri mu mutwe, hamwe murabyumva uko byari bimeze. Turakomeza tukajya twihisha. Uyu haza kuza abantu b'i Rwamatamu, baravuga ati hano hari abakobwa benshi, muraduhuma mumwe natwe ajya kudukorera imirimo. Bati muratwara ndi? Biranga kuko ngewe urabona nari naragize kandi hari n'abandi batwara uyu.
hashize iminsi nkajya numva bavuga ngo barashaka kuzamumanika i Rwamatamu bakamubamba bakamushwanyaguza kugira ngo bajye bagaragaza uko umututsikazi ateye. Icyakora nawe yagize amahirwe aza kurokoka, bambaza kujya niba baramutumye gukura ibijumba arabacika, Epafura umucikishije ahari, tuza kubona tubona agarutse kwa Zakariya, tuhabana n'ubwo buzima. Bisa nkaho bigenda bicogoramo gake, ntabwo byacogoraga ahubwo abantu babaga bari kugenda batoragura bajya guhigira kure. Ndibuka ko umunsi umwe bagiye kwica mu Bisesero, Budura araza yuzuye amaraso arambwira ati ubu nabatemagura. Tumabona amaraso bene wanyu ukuntu batugize, kubera iki bari kubatemagura amaraso amwuzuyeho ahantu hose. Urumva mu by'ukuri i Rwamatamu hano Nyagahinga bari kugenda bakendera kuko bari bagakoze, noneho basigara bajya gutanga umusada ahandi. Banamuteye n'ibuye ahantu, yavuze ati dore ukuntu baneye ibuye bene wanyu, ariko nta kintu nari mfite cyo kumusubiza, twari tumeze nk'abari mu rwenya. Nuko tuza kugera igihe bakajya baza bakica abantu hirya hose, bakabica mu by'ukuri kubisubiramo hari igihe bitunanira, ugashaka ibyo uvuga n'ibyo ureka bikakunanira. Kaje kugera igihe batangira, ubwo hari byinshi natarutse nari kwibuka, batangira kuvuga bati inkotanyi zateye, inkotanyi zigiye gufata igihugu buri munsi. Baduha itariki 5 z'ukwa karindwi ko aribwo abagomba gusasirwa Habyarimana bagomba kubasasira. Izo tariki zigeze kuko byabayeho, hari abantu bari i Rwatagari benshi bashatse gucisha igitero kwa Zakariya ngo kitwice ab'i Rwatagari. Noneho Nzitonda nawe aravuga ati abi wabo wabisenge turabazi n'umubare uhari, ariko reka tubanza tujye kwica bariya kuko niho hari benshi, bose barabakumunzura bajya kubicira i Nyagahinga. Tariki 5 z'ukwa karindwi turazirenga, batangira kuvuga ko bagiye kujya guhunga, batangira kujya batwikoreza ibintu babijyana ku Kivu bashaka guhunga. Hagati aho ngewe haza kuza umwuzukuru wo kwa Zakariya, bari batuye aho bita mu Gataringange. Baravuga ati umukobwa wabo yari yaramaze iminsi apfuye, ati mukaduha umuntu uzajya kuturerera umwana kuko umwana wacu ntiyabona umuntu umurera, ariko muduhaye umwe muri aba yamurera. Basanga muje akunda gushobora kwita kuri Ishimwe, ari nge wajyayo. Ariko uyu akaba yarambwiye ngo umuntu upfuye atabatijwe ntajya mu ijuru. Nuko bari basigaye batwemerera ko umuntu yajya mu rusengero kuko babaga tuzwi. Ndabyibuka nagiye kwa Pasiteri Geredi, bari bashyizeho ko bazabatiza mu Butimbo, njya kumusaba ko bambatiza, arambwira ngo imyaka yawe ntabwo iragera yo kubatizwa. Ndamubwira reka nkubwire, niba utambatije amaraso yanjye azakubazwe, kuko ubwo Imana izabona ko nashatse kubatizwa ukabyanga. Umubyeyi yitabe yaramubwira ati wamubatije ko n'abamari tuzababatiza. Bati naze mubaze, burya inyuma y'iziko higirwaga byinshi. Amategeko 10 nari inyazi y'Imana yo muri Bibiliya, bari baradutoje umuco wo gukunda Imana, arayambaza ndayasubiramo yose. Ambaza ari n'ibindi bibazo yambajije muri Bibiliya kuko twajyaga tubyiga muri JIA turi abana, nabyo ndabisubiza. Arambwira ngo watsinze, genda uzazubatizwe. Ndagenda mbwira uyu ubu natsinze nzabatizwa, mbwire Mima nti nzabatizwa. Ati tugose ninde uzaguherekeza? Ngo se ngo bazaguherekeza bazankuke. Twajyaga tujya kubohoza ikawa, hari igihe yari yanambwiye ati mujye mubuhuza namwe udukawa.
nari mfite twaramubohorezaga ariko nawe ugashaka uburyo uri bujye kubohoza. Nari mfite amafaranga ndumva ari narabohoje ikawa zivamo 400. Barambwira ati hazavamo igicuma cy'umutobe. Mu by'ukuri niko byagenze. Ubwo ndacyari ingange, nabo bazi ko bazaza kumfata. Ubwo turi kunoganya uko nzagenda. Ubwo mpimati tujye gusura ingange, ugomba kuzajya kurera umwana. Nari kumenye ko nzabatizwa. Ati tugende. Tugezeyo, ubwo nari namaze no kubazwa. Tugezeyo, reka mbabwire, nari umwana muto ariko murebye ibintu, indobo y'isoya n'amatike n'ibikoro nikoreye, nkava hano nkajya nkarenga mu Gatara ahantu bita ingange nikoreye, byari kubatera ubwoba. Na n'ubu ndwaye umugongo wo kuvunika icyo gihe, kuko nigeze nikorera injerekani ingwa ku mugongo, ntabwo ndavunika, ariko Imana igenda itwomora. Ubwo tugeze ingange naraharaye, ariko ngenda abantu bose bikanga. Nari nambaye igipira kinini ngenda misha akaboko kugira ngo hatagira umbona aka kaboko. Ngenda mu gitondo arambwira ati uraguma. Imimaranyenga nimbabariraho kabyara banzingiye kubatizwa ku cyumweru bazaze kumfata. Arabinyemerera. Abo ngabo nibo bambwe bati mureke tuzaza tumufate agiye kubatizwa. Ndaza ngeze mu rugo, igihe cyo kubatizwa kiragera. Nari nishimye ko ngiye kubatizwa nyana ba Marita wo kwa Yasoni, buzukuru wo kwa Jeredi, numva ko ari bakuru banjye cyangwa barumuna banjye tujyanye. Tugeze mu butimbo, ariko abantu bakajya batureba igitsuri, ukabona umuntu arakureba aravuze, ukabona umuntu ariko bikarangira. Ndabyibuka bavugaga ngo manika akaboko nkamanika imoso, kandi kizira bavuze indyo. Birancanga. Nahasanze Marine, ntabwo nari nzi ko Marine, sinari muzi, ariko nyuma ya Jenoside twarahuye turamenyana kuko twahuriye ku mubatizo. Mu by'ukuri byari bikomeye, tuvuye turabatizwa, ariko ko bambwira ngo mumanike akaboko k'iburyo kamanika k'ibumoso, kubera kwanga kumanika manitse akandi kubera ko babinegetse, abantu bose barikanga kuko katashoboraga kurambuka, ariko barambatiza. Hagati bari ibyo natarutse, ariko mu by'ukuri uwo mubatizo wa mbere y'igitangaza kuva nabaho, kuko ndasaba ijuru ngo Imana izarime mbonane n'awanjye, kuko ijuru yambwiye nararibonye. Nyimara kuva ku mubatizo naratashye, ariko hagati aho tuvuye ingange ndi buzasubireyo. Tugeze aha mu Dukoni n'umubyeyi Mima, twahasanze ishene y'inkotanyi yambaye umukotanyi imanuka ijya mu kibati. Aravuga ati nyenzi zaje, inkotanyi zaje, tebaho. Ubwo uyu nawe dukubitana, ngeze mu rugo ndababura ngaruka kuzireba, ariko indege guhita igwa hari i Butare y'inkotanyi. Ubwo turavuga inkotanyi, cyakora tukigera aha kuri komini tuje kureba inkotanyi, hari umwe twabashije kumenya nawe aratumenya, ko twamumenye neza, witwaga Jonasi, wari utuye hari i Butare. Uyu we yaramumenya, aravuga turiya muntu ndamuzi n'uw'i Butare, ariko yanga kutwiyereka kuko zazaga zihita zigenda kubera Abafaransa. Ziragenda, niba zaragumye aha turitahira, ntegereza kujya kubatizwa. Ngiye ku mubatizo ku isabato, tumaze kubatizwa nabibabwiye, twarazamutse. Ngeze mu rugo, ubwo hari impunzi zari zatangiye kuza hano kuri komini zivuye muri Kongo z'Abatutsi, kuko interahamwe zambutse nabo bashaka uburyo bambuka ko zari kubatsindayo. Hari abari bamaze kugera kuri komine, ariko twe tutarabimenya ko baje. Ndaza mvuye ku mubatizo, twinjira mu rugo,
ariko mbona umugabo wari konseye bamwitaga Eliya aza kuhaza mu kagoroba, asanga twicaye hanze ku giti kivuga twajyaga dukunda kwicaraho, aratubwira akajya ndeba nawe ukumbi hari agashya kabaye, hari ijuru ryakingutse. Musaza wanjye bitaye wasi wari waragiye mu Nkotanyi, hari abana hari ibyo nagenda ruka bahita Mukamurenzi bande bari barajyanywe n'Abafaransa, bari barabashije kubona n'abamuha amakuru bayahaye wasi bati kwa Zakariya niba bakiri bati twahasize Muja, tuhasiga Jeannette, tuhasiga Nyirarukundo, tuhasiga na Ishimwe na Fromine nawe yarakiriho, mbega arabavuga. Yowasi yandika urwandiko aravuga ati nzabageraho ne namwe mwari bumubizi kiriya gihe urugamba ni rwari rworoshye, ntabwo yari yemerewe kuza. Ariko ikintu yakoze ni iki, Abeli Frere yarakiri burugumesitiri, ajya yarari Kigali, yo wasaza kuperereza arabimenya, ajya kwa Sendashonga agiye gushaka burugumesitiri kugira ngo muhe urutonde rw'abana bariho agomba kumushakira kugira ngo badapfa, niba barapfuye niba batarapfuye ntabyo we yarazi, ariko ararumuha nk'uko nawe barumuhaye. Amaze kurubaha burugumesitiri, yagiye kwa burugumesitiri, ayo mateka yarayatubwiye ngo agezeyo nuza burugumesitiri yanga gusohoka mu cyumba, avuga ko badahari, ariko arahicara ngo guhera mu gitondo ageza ku hafi yo ku mugoroba ataramwiyereka. Sendashonga arahamusanga ngo aramubwira ngo ni iki kikwicaje aha, amubwira ikimugenza, aramubwira ati se wamubuze, arinjira aramusohora amuha urwo rutonde. Yowasi ndamushimira, yabaye intwari, umva Inkotanyi muri z'amarere, Uwiteka azabaho umugisha kandi akomeza abaho ubutwari nk'ubwo yabahaye kuva mu kivoka. Ubwo byakubitanye burugumesitiri ngo aza hano ubwo njye navuye kubatizwa ni ku isabato, hari abantu bahuruye bavuye i Nyagahinga baje kureba impunzi zahaje, nanjye ubwo muri uwo Eliya nahoze mbabwira mu kanya yahageze n'abandi bantu batese hari abana ati kwa Zakariya irwamuhebe murahazi, ati turahazi, none se hari abana bariho, ababwira urutonde ati barahari, ati noneho mubabwire ku cyumweru kuwa mbere bazitabe nabo bafite ko. Ubwo ngiye amateka ndaranayamenye hamwe n'uyu mugenzi wanjye n'abo bandi twari turi kumwe, ariko uwo mugabo nababwiraga Eliya we arayamenya kuko yari mwene wabo, ngira ngo mwene wabo mu muryango, aca kwa Zakariya. Ndabyibuka yaravuze ngo Inkotanyi zaraje, ngo none se ubu ngo bababwiye ngo muzisange, ngo mwazisanga ntiziragatsindwa n'Imana. Nizo zatumye dupfa, kuko batubwira ko ari bo batumye dupfa, ariko njyewe twakiherera tukavuga tuti waduha aho duca, twabatutse tutagombaga kubatuka, mutubabarire. Turagenda ubwo barabivuga ati nyamara ubwo mwagenda, tutireka reka turaraho mu gitondo. Kwa gundi bavuze ngo umwana ujya kubatizwa wabatijwe, twagombaga kujya kwakirwa ku rusengero mu gitondo mu materaniro, njyayo uyu aramerekeza, turajyana ni ya masengesho amara isaha imwe. Nyinjira mu rusengero nasaga n'uwakererewe nk'abakererewe, ariko buri wese akajya ndeba, nkabona buri muntu wese ari kundeba, avuga nibagiye kunyica tu nakoze iki se kuko batajyaga bandeba gutyo. naho kumbi ni amakuru bamenye nge naramenya. Ubwoba buranyica mpita nsohoka mu rusengero njya hanze, se ntahe bigenze. Ngize amahirwe umukobwa bita Marita Nyirabugingo ari hano, abantu barasohotse, asohoka bari guseka anyishimiye, aransohoza tujane biti ni sawa. Icyo gihe banyitaga Yohanita, Yohani biti ni sawa. Ati wamenye ibyabaye? Reka ngo Yowasi yaraje.
urabwo n'umushaka kutwicisha iwasi yaraje avuye hese ko nzi ko yapfuye ko batubwiye ko yaguye ikinihira batubwiraga ko abasirikari bose babasaba bagiye baguye ikinihira naho narinzi turagenda ubwo nabo bakimara kubimenya bo bari baraye babimenye ijambo Zakariya yambwiye tukiri ku rusengero tukimara kuhava tugeze kwa Yosefu ati tujye mu gitwa n'inka yanyu iri bayizane tuyijyane mu rugo. Inka sinarinzi ko ikiriho ubu none abo bari babizi inka ati simwete ko iriya nka atari iyacu ni inka Mutabazi yari yarahaye data ariko ubwo nyine ndavuga n'iriya nka ko atari iyacu ko ari iyo kwa Siforo yari mama wa Mutabazi kubera ko yayimuhaye ariho ivuye ariwe wayiragiraga nk'umubyeyi we ndavuga n'iriya nka si iyacu niyo kwa Siforo nanjye nagiye kugira ingabo ati gomba kuza sinibuka ahantu yambwiye iri ati gomba kuza tukayirya nakumva inka ya papa Yowasi yagiye atazi kandi yaje bagiye kuyirya numva ndababaye ndavuga ni tuzabanza tubaze Siforo nyirayo turabyihorera turaza turaraho kuwa mbere tuza kwitaba burugumesitiri tuhageze turamubura tuhakubitana n'imodoka za Mintwari hano ba Jonasi barahari barabizi hagati aho ndagira ngo mbaze Jonasi niba ari hano azadufashe atubwire kuko hari byinshi nagiye naruka nagiye nsimbuka ntari kwibuka neza ubwe bari guhinga nababwiye uburyo bagiye kuneresha imigozi nta kaboko mfite bagiye kuneresha imigozi mu gasayo nta kaboko mfite ariko burya hari ukuntu washyiraga isuka hano ku kaboko ugakuruza indi ugacamo umugozi ugatera narinzi no gutera se barabinyigishije ndabishobora Jonasi na mukuru we Sengiyumva bari guhinga haruguru yaho twari turi gutera imigozi mu murima w'uyu urumva bari barabifashe aravuga ngo Vani bamutsinze twamutsinze hari haruguru ku Musengezi mu by'ukuri nta wenda kugufunga twarakubabariye ariko niba ayo makuru ukiyafite ndagira ngo uzatubwire aho Vani yaguye turebe ko yaba akiriho kuko ntawe ufite amakuru y'uko yaba arashyinguwe mu cyubahiro kuko pe Vani ndamukeneye kuko mu bantu urupfu rwararuzi kuko baruvuga tutarubabajije mu by'ukuri twahuye n'ihohoterwa rishoboka ryose iribaho n'iritabaho twe twararibonye nta kitaratubayeho cyagombaga kubaho ibyo muzi n'ibyo mutazi byose byagiye biba ku bantu barokokeye hano ibaze kumara amezi 4 uhigwa ukoreshwa ibyo bashaka kandi batagukunze mu by'ukuri byari bigoye ariko Kristo yabidufashijemo natinze cyane mu mbabarire ariko ndagira ngo nsoze nshimira Inkotanyi sinababwiye ko twavuye kwa Zakariya biba byaducanze kwa Zakariya ubwo icyo gihe tuza hano kuri komini nahahuriye n'abamintwari na Jonasi yari ahari hari icyobo hano bajugunyemo abantu kuko hano abantu babatiye na katiripurari kuko batari kubashobora bacukuye icyobo kinini cyane hano hirya mwe murabizi sinirwa mbibabwira kinini cyane katiripurari kagiza ikadaha abatanze ubuhamya bwa mbere yanjye barabivuze bakajugunyamo abo bamintwari baravuze bati ese hano nta muntu waba waraharokokeye urumva bari banzanye ati dore nguyu baranzana bakira hagati yabo n'abajonasi bararinya ngo Jonasi nawe wari gusemura
icyakora banshyira ku ruhande barambwira ati niba kubaza abantu baguye hano uzavuge 20. ntabwo iryo jambo naryumvise neza ngo rigaruke ngo ndyibuke, ariko barambajije bati hano haguye abantu bangahe, ndababwira ni 300. Senya nari mbizi, niba yarabisemuye niba atarabisemuye ibyo nimubimbaze, ntabwo mbizi. Ariko icyo gihe narakubiswe, namanutse bari kunuka, twanditse twazamutse twakundanye ko Yowasi nawe yaje, baravuga bati ni gute uvuga abantu bangana kuriya baguye hariya, ntuzongere kunyita mama. Namwitaga mama nk'umubyeyi twabanaga. Arongera Zakariya aranuka aravuga ngo muri abagome, bati nta nicyo twakoreye, ariko mu by'ukuri ntumvaga nta cyaha nakoze. Ubwo tugeze mu rugo biba birakaze, noneho ngezeyo umuhungu bita Sabayesu yaraje, ndabyibuka yari yambaye imyenda y'ibitenge, ipantaro n'ishati, ahagarara ku marembo. We naramubonye, ariko ngiye kumva ndi mu nzu numva baravuze ngo Sabayesu aravuze ngo baraza kubica nijoro, kandi inkotanyi zari zarahageze. Ubwo dushaka ukuntu tutari bupfe, biraducanga. Kandi inkotanyi ibaze kuvuga ngo muri bupfe inkotanyi zarahageze, twaramenye ko na musaza wanjye ariho, ntibyari akaga. Ubwo ikintu twakoze, twashatse uburyo tugenda tuganira n'uyu na Nyirarukundo kugira ngo turebe ko tutapfa n'iryo joro, kuko twe twiteguye gupfa, kuko interahamwe zajyaga inkotanyi ntizari zizizi, zarambukaga ari mu Kibati cyangwa ku nkengero z'Ikivu, zikaza zikagira abo zibamo, kuko hari igihe zahaje duhari, hariyo n'imbunda, kuko hari bayifunguraga tureba. Imbunda zari twabaga tuziryamaho zihari. Mu by'ukuri twavuze tuti bari butwice, kandi inkotanyi zaje. Twajya gusoroma ikawa nyine kugira ngo tubone uko tuganira, bakaduha ingenza. Twajya kuvoma bakaduha udukurikira. Tugiye kuvoma dutindayo, Paul babwiye ngo duherekeze, aragenda yicara hariya mu bandi bana bari bahaje, tubona uko tugambana. Muje bambwira ati rero tugiye kugenda dushaka ukuntu usubira kuri komini kuko bakwica. Wowe rero wagiye wanahabonye, ugiye kugenda ujyeyo. Ndajyayo tu, ntabwo umunsi ndi bupfe, ndajyayo. Nibaza ko banyicira mu nzira ngenda, ariko ndajyayo. Ubwo sinababwiye ko Paul yarumwitse, nabisimbutse, kuko nihagera unyuramaye inkweto ngo nambare za musaza we. Igihe nzambaye ajombora igishirira mu ziko, akajya agenda njomba ku maguru, anjomba. Baramubaza tuzizi iki, ati siri kumuhora iki, ngo namututse wo kwambara inkweto. Icyo gihe barazinyambuye, baragenda barazibika, barazimubikira. Ese iyo uvuga kare akaziguha utamutwitse, uba mfite inkovu nyinshi z'ubushye ku maguru. Ni byinshi ntabwo twabivuga ngo turangize, nta nuko twabyibukira icyarimwe, ariko icyakomeje gukorwa. Ubwo muja twaraganiriye, arambwira ati rero ngiye kujya mu gikari, Nyirarukundo ajya ku irembo, tujye noneho wowe ugume mu nzu, ngiye gushaka ahantu uri bunyure ku buryo uri bugere kuri komini hafi y'inkotanyi ziri. Ubwo muja yaragiye, Nyirarukundo yari ku irembo, niba abonye uko byagenze, yavuze ko yanyurije urugo, ariko we yararushwanyaguje arahasesa. Ngenda nseseramo, maze guseseramo ndiruka aho bitaga kwa sogokuru, ninguka hano kwa Matayo, ndazamuka. Aba basigaye bacakisha sasa, ariko babiziranye bati uyahamagara uri ku irembo. Nyirarukundo ubuhamya bw'ubushize mwarabyumvise, ntabwo nakwirirwa mbisubiramo ndi gutinda. Ubwo ngeze aha kuri komini, nsanga nta nkotanyi zihari, izihari ni nkeya. Mbibwira umwe, arambwira ati ni gutegereza fande. Ndaza nsanga Marita yo kwangubuka hano, igihe ndi kubamutekerereza, Zakariya nawe abagezeho.
aje kunjyana aruga birakomeye araza noneho nanjye nanga guhaguruka ku ruhande rwa wa mubyeyi ngwino dutahe ntabwo nawe ngwino dutahe ndaceceka ngwino dutahe ndaceceka ndavuga nuko byagenda kose wenda fanda ari buze tubabwire ajye kubuzana n'abasigaye kuko twe nta bushobozi bwe dufite ubwo byababayeho simbizi baragiye barabatoteza muri iryo joro ariko bagakubica kubera ko nahageze kubera ko namaze kugera aho inkotanyi ziri ni ukuri inkotanyi ndazikunda nkakunda na perezida wacu w'igihugu njyewe sinjya mbona ko ari perezida icya mbere mubona mubona ko ari intumwa nk'uko uriya mubyeyi yabivuze marayika yo gutabara abanyarwanda bari bugarijwe nkunda gusoma bibiliya nkakunda gusoma muri zaburi nkareba ukuntu dawidi yari intwari nkareba ibintu dawidi yakoreye abisirayeli nkabona kagame ari dawidi niyo batangiye kuvuga ariya magambo njya mu gitabo asanga dawidi atarigeze yicwa ingamba zose yagiye arwana yarazitsinze niyo mpamvu nizera ko kagame nta kintu kimwe kizamukoraho azasaza umubyeyi watwitangiye akadukiza inkotanyi zaradufashije twaragiye ku mugoroba narabwiye afande bitaga Fande Pierre aravuga ati mu gitondo ubu burije bagiye mu gitondo yarabampaye umusirikari babiri turamanukana njya kubereka aho bari barabazamuka tugezeyo baranuka mva ibitutsi bitabaho ariko barazamuka tugeze aha aho inkotanyi zari ziri nta kintu twari dufite bavuga ati se murarya mute inkotanyi z'amareme zijya zibura uko zibigenza bagiye batuzanira umuceri dutira agasafuriya turawuteka ariko Fande Pierre niyo yari ahari ahageze araza araducunga ahagarara inyuma y'idirishya aratureba araseka ariko arishima dutetse turi kurira muri ka gasafuriya dusasira itosi kuko nabo nta kintu bafite icyo gihe nibyo twarayeho ariko araza aratubwira ati mwongere guteka mujye muza kurya twajyaga kurya hariya mu gisirikari kwa burugumesitiri niho inkotanyi zari ziri turabashimira mwaratugaburiye bwa mbere twari turiye imvungure ziryoshye umva ni ukuri inkotanyi ndazishima sinabona uburyo nzishima imana niyo ibizi ku mutima na dawidi wacu imana yaduhaye ngo turokore reka nshimire ababyeyi batwakiriye nyuma ya jenoside ndabanza gushimira umusaza wanjye we namushimiye kandi hari ibyo yarabikoze kandi nawe arabizi reka nshimire umubyeyi bita Mukasa Keremiya yandeze mu bihe bigoye nawe bitamworoheye ko yari afite abavandimwe 9 bose barapfa abura no kumubarira inkuru yuko byagenze ntazi naho baguye ubyibuza abe yarabashyinguye ariko yaramfashe mu bihe bitoroshye aranderana n'abandi bana bari bavuye za Gitarama twara abana 17 mu rugo nyamara yari afite abana 2 yabyaye bonyine twaramuruhije mu buryo bwose bushoboka kurera imvugo ugeze vuye muri biriya bihe byari bigoye aho reka amarembe kuko ni harehare ndashimira abasahaha barokotse mwatubaye hafi ndashimira abantu batuye ku uyu mudugudu wa hano Rwamatamu mwarokotse mwaradufashije bagiraga ikibazo bakaza bakavuga ati ni ikihe kibazo bagashema hariya barahari barabizi baradufashije abantu bose bari hano mwatweretse urukundo tubona tutari imfubyi baturihiye amashuri twarize perezida w'igihugu kadushimira ubuyobozi bwashyizeho farije ubu turi ababyeyi ubundi umubyeyi w'abana 4 umutware mwiza w'imfura imana yampaye nawe ndamushimira yaranyomoye ndashimira namwe mwese muri aha ndashimira inshuti n'abavandimwe batubaye hafi reka tujye twiyubaka amarira narize ntabwo ari yuko mbabaye ntabwo ari uki ariko turashimira yuko mwatubaye hafi tugashimira leta y'igihugu y'ubumwe
ni ukuri Imana igibaho umugisha. Twibuke twiyubaka. Nibyo nabashije kwibuka, murakoze. Arakoze Jeannette ku buhamya atugejejeho. Nibaza ko bitoroshye kugira ikintu wongeraho kuri ubu buhamya Jeannette yaduhaye. Ni amateka yacu, nicyo gituma twibukira ahangaha, twibukira n'ahandi hose, n'abandi bagiye bibukira ejo hashize. Ariko nk'uko yabivuze, ntabwo abatutsi bashize, nubwo umugambi wari uwo kubamaraho, ntabwo bashize. Yabisorejeho aravuga ati twarongeye turiyubaka, ariko twagiye tubona inkotanyi ziraje. Ko inkotanyi ni ubuzima, inkotanyi ni ukubaho. Tunazishimira cyane ko zahagaritse jenoside, igihugu kikongera kubaho. Nkaba nagira ngo rero mushimire kandi mukomeze akomere kandi koko nk'uko yabivuze.